nahumye mfite imyaka 8 nyuma y'imyaka 8 mu myaka 9 niho nahawe iri sezerano Imana ivugana nanjye irambira ngo ninjye wemeye kuhuma narabyemeye kugira ngo uzankorere umeze gutyo yewe nanjye byari bikwiriye ko ndeba ariko siko byagenze byari ngombwa ko nanjye mvuga turi kurebana ariko siko byagenze umwami Imana yamamagaye gutya kugira ngo uzamenye ko Imana ikoresha abantu bo mu buryo bwose ngiye papa wanjye yaranyanze avuga ngo nago nzashaka kuko nari maze guhuma amaso avuga ko nta kimwe nzimarira avuga ko atazagera hagera n'igihe ngo byibura hagaragare n'umuntu ufata ku ngufu anterinda ariko siko byagenze kuko narinzi Imana nakurikiye narinzi Imana dukorana yariyo narinzi ubumana bw'iyi Imana Moro Imana kuri mwese aho muri hirya no hino bakunzi bacu bakunzi b'Ifunguro TV nizere ko umeze neza aho muri hirya no hino nizere ko Imana yera dukorera ikomeje kubarinda ndakwifuriza kugubwa neza gusaba wowe utameze neza nonaha unyemerere cyane ndakwinginze n'umutima wanjye wose unyemerere twegere Imana kandi ndabizi iyi Imana ibasha gukora cyane iruta cyane ibyo twibwira ndetse n'ibyo dusaba nk'uko imbaraga zayo ziri irabikora kandi irabishoboye ntuhangayike ntiwihebe ntutekereze ko Imana itagutabara kuko ijambo rivuga ngo nta hantu nakoreye Imana itakura umuntu nta n'ahandi kuri Imana itamugeza impamvu y'iri jambo ni uko ukuri kose aho wavukiye cyangwa aho utuye ukuri ubukijwe cyangwa utarakizwa Imana ntabwo ijya isubiza inyuma umugaragu w'Imana umweranditse aravuga ngo ntabwo yirengagiza intore zitakira ku manywa na nijoro nawe ntiyakwirengagiza rero kandi uri umwana w'Imana Imana iguha umugisha mbahaye ikaze mwese rero aho muri hirya no hino nifuje ko tuganira ku magambo y'Imana uko mubizi cano n'Ifunguro TV hanyuma njyewe nitwa Ingabire Mukamurenzi Francine umugore mfite abana 4 n'umugabo ndashimira Imana yampaye ako gaciro ndashimira Imana yangiriye neza ndashimira Imana yemeye ko nanjye mvuga hari igihe byashobokaga ko umuntu atabasha kubona icyo avugira imbere y'abantu hari igihe byashobokaga ko umuntu atakagombye kuba agihumeka umwuka bazima byari bishoboke ko uyu munsi nari buze guhagarara imbere yawe cyangwa kuvugana nawe ariko iyera ihimbazwe Yesu wacu waducunguye akemera kujya ku musaraba akabambwa ngo tubamburwe akababazwa ngo tubabarirwe agataburamo umwenda akabiraho ngo byose birarangiye arambuye amaboko aravuze ngo byose birarangiye barushye n'abaremerewe ni munsange ndabaruhura Imana ishimwe njanezezwa n'Imana yateguye uyu munsi uko natwe tuzavuga iyo ngeze ku munsi wanjye wo kuvuga Imana numva ndi kuyivuga neza nibuka ko ntari mfite agaciro ko ntari mfite amahirwe yo kuvuga Imana ariko Imana ishimwe nanjye nemerewe kugera hera nawe waremewe abamuvukana barapfa ariko Yesu arakwemera avuga ngo sigara uzamvuge abo mu mwakuriye rimwe baraguye bandi babaye ibirara ariko Imana iravuga ngo sigara uzamvuge igutoranya mu mwavukanye nka 12 igutoranya mu mwavukanye nk'8 igutoranya mu mwavukanye nka 5 iragutoranya yo yemera kuvuka umwe mu nda mama wawe kugira ngo uzavuge imirimo n'ibitangaza Imana ikora Imana ikunda icyubahiro nta kindi kintu cyanezeza Imana uretse kuyubaha no kuyubahisha ndabashimira rero mwebwe turi kumwe munyemerere cyane dufatane uyu mwanya wo gusenga Imana tuyibwire ngo uruwera tuyibwire ngo inubane natwe ndagira ngo mbabwire ngo Imana yaramagaye ngo tubane kandi dusengerane nkuko Paulo yabyanditse avuga ngo mujye musengerana haleluya twebwe aba turi imbere yawe turagushimiye kuko turi kuvuga bigakunda hari abantu babyutse bifuza gukomeza ubuzima ariko ibintu ntibyemeye hari abandi bavutse bifuza kuvuga Imana ariko ibintu ntibyemeye natwe Mana yo twagombye kuba turi bamwe muri abo bamaze kugira hacecekerwa batakiri kumva iby'isi batakiri kumva imyuka y'ibitambuka n'ibihumeka ariko twebwe wemereye kuvuga izina ryawe turagushimiye ngaho nyemerera cyane rero muri uyu mwanya mwiza umanukane icyubahiro cyawe umanukane imbaraga nyinshi data wa twese umanukane kwera umanukane gukomera uze mu mitima y'abagushaka
ahantu duhuriye kuri Ifunguro TV, iyi sahani duhuriyeho tugiye kurira kuri aya meza wateguye. Abantu bawe batekereje gusangira natwe ijambo ryawe, kandi nanjye natekereje kurisangira nabo. Ijambo ryawe reka ribe umucyo umurikira abantu, reka ribe ibyo kurya byo guhembura imitima, reka bibe ubuhungiro abantu bahungiremo banezerwe. Ijambo ryawe reka rifashe imitima irushye, reka ryomore ibikomere ry'imitima ishanjaguritse, kuko uri umukiranutsi ukaba uri umunyakuri mu ijambo uvuga. Neza n'umurava byawe bigume kuri twebwe mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Bakunzi b'Ifunguro TV, ndanezerewe kongera kubana namwe. Ndashimira Imana yamamagaye kugira ngo tubane. Ubundi mbere najyaga mbizamo nkaza mu biganiro bitandukanye, nkagera ku macano atandukanye, nkavuga ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye. Sinavuga ngo sinari ndi mu murongo kuko n'Imana yamamagaye, ariko uyu munsi ndashaka kukubwira ko ninjiye neza mu cy'Imana yamamagariye. Namaze gusobanukirwa icyatumye Imana inshyira public, namaze gusobanukirwa icyatumye Imana impamagara, namaze gusobanukirwa ko hari impamvu abantu benshi bamenye. Urumva nshaka gushyira mu bikorwa icy'Imana yamamagariye. Umuririmbyi umwe yararirimbye, Daniela na James baririmbye avuga ngo nkoresha icyo wamamagariye. Nanjye numva nifuza gukoreshwa n'Imana icy'Imana yamamagariye. Imana ijya kumumisha amaso yarambwiye ngo ndaguhamagaye kugira ngo abantu bazamenye ko nkoresha abantu bafite imbaraga, bashoboye n'abadashoboye. Igihe kimwe yarambwiye ngo izankiza, ariko irambwira ngo mu gihe impumishije ni ukugira ngo nyikorere. Hari ibintu burya umuntu aba yarize, ntago waba umuganga utarize gutera urushinge, ntago wajya kuyobora utarize ibintu by'imiyoborere, ntago wajya gucuruza utarize uburyo bacuruza. Burya akazi kose umuntu akora barabanje guca mu mahugurwa cyangwa amashuri yabyo. Nanjye rero Imana yamamagaye irambwira ngo ndashaka kugenda ukankorera. Hari ibintu rero Imana yambwiye, nubwo ibindi nateramo ibiraka, nubwo nasengera abantu mu buryo butandukanye, kuko buryo uri muganga warize gusuzuma ukajya gutanga imiti, mu by'ukuri uba uri gukora akazi ko kuvura, ariko ntabwo ari byo wize. Burya mu masomo yose haba hari ishami umuntu yakurikiye. Irambwira ngo kandi njye nsengera abagore bakeneye urubyaro, icyo nicyo yamamagariye. Irongera impamagarira cyane gusengera abarwayi indwara zikomeye zitari malariya, zitari gripe, indwara zitari inkorora. Hari indwara nyine, indwara ni nyinshi ariko aryo butandukanye, indwara zitari ibintu byoroheje. Hanyuma arongera aramamagara gusengera ingo zanze kubakika. Namaze gusobanukirwa rero ko impamvu Imana yamenyekanishije n'abantu bakore no hirya no hino ari ukugira ngo nzakore uyu murimo kandi neza, nzawukore nk'uzawugororerwa. Ijambo rye navuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka atoranya akamwiyegereza. Igihe cyose uzanyumva cyangwa igihe cyose uzambona, uzabona ko Uwiteka yamamagaye, kandi iri jambo nanjye nzakunda kurivuga. Igihe uzambona tukamarana umwanya turimo gusengana, cyangwa ndimo kukubwiriza, cyangwa turimo kuganira ijambo ry'Imana, igihe cyose nzajya nkubwira ko ahirirwa umuntu Uwiteka yahamagaye, kandi akamuhamagara akamutoranya, akamuremera imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana avuga ngo hahamagawe benshi hitaba bake. Imana ishimwe ko muri benshi bahamagawe nanjye nari ndimo, ariko no muri babandi bake bitabye, haleluya, nanjye nabonetsemo. Ni igiciro gikomeye ko Imana yahamagaye benshi hakitaba bake, ariko muri bandi bake bitabye hakazamo afite ubumuga butandukanye, nanjye ndimo. Yahamagara abareba gusa sinari kubonekamo, yahamagara abana bakuze bakunzwe sinari kubonekamo. Iyo umwami Yesu ahamagara abana barezwe na bapapa wabo bakitwa batesi kuri bapapa wabo, sinari kuzamo. Impamvu nyinshi zari gutuma nagaragara muri aba banyamahirwe, ariko Yesu yabikuyeho. Nahoze mbivuga mu kanya, ariko umusaraba yarahamagaye aravuga ngo abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, kandi yaravuze ngo byose birarangiye. Ayiwe, yarangije byose, yarangije ibyo gutotezwa kwanjye nanjye singitotezwa, yarangije iby'agacunaguzo nanjye singicunaguzwa. Yarabirangije. Aravanga abantu batabona nabo baze mu minsi mikuru myinshi itorero ryacu rya ADEPR twizihiza. Hari
umunsi umwe w'ingirakamaro ku buzima bwanjye. Kuba Yesu yaravutse yarakoze, ariko yari buvuke ntagire izindi kinahindura, ntihaboneke challenge, kuko yavutse nk'izindi mpinja. Nubwo yavutse muri kondisiyo zigoye, ariko turabazi n'abandi bavukira mu nzira. Ye kuba Mwuka Wera yaraje, Imana ishimwe. Mwuka Wera nk'umufasha, kandi nanjye nyoborwa nawo. Ibyo nabyo nta kintu byari kuba bihinduye cyane, ahubwo umunsi mwiza nibuka muri ibyo ni kwaririmbye aravuga ngo nuwo nakwemereho, ngo wambereye umucunguzi. Imana ishimwe. Nanjye umunsi mwiza uyambura umutima wanjye kuruta ibindi ni umunsi Yesu yagiye ku musaraba. Pasika ijya inezeza umutima wanjye, Yesu ajya anezeza. Iyo nibutse ko Yesu yaje, ayiwe akaza mu isi, akemera kubabazwa. Twari tuvuze ukuntu yavutse, akemera kuvukira mu kiraro. Burya bwose bari bunamukingurire, akavukira muri etaje. Bari bunamukingurire, bakavukira muri jardin nziza nk'aha turimo gukorera amashusho. Bari bunamwemerere akavukira kwa perezida w'igihugu, kuko yari buzaba umwami w'ibihe byose. Yesu akivuka baramwamamaje, amaze gukura baramwamamaza. Cyagiye ari gukora imirimo myiza baramwamamaza. Yesu yaramamaye. Yesu yageze kwa Lazaro, muri cyagiye cy'imirimo ye aramamara. Cyagiye abwira Zakayo ngo niyururuke mu giti, burya yararimo kwamamara. Cyagiye azura umwana wa Yayiro, yaramamaye. Mu gihe cy'imirimo ya Kristo Yesu yaramamaye. Ari maze no gupfa, mu gihe cyo gupfa kwe yaramamaye. Igihe bamujyanye kwa Pilato yararimo kwamamara. Igihe bamukubitaga inkoni yararimo kwamamara. Ariko Yesu amaze no gupfa, ageze ni kuzima aramamara. Yambura Satani ifunguzo, afungurira abera. Uko niko kwamamara kwe. Arongera agiye kujya mu ijuru, avuga ijambo ryiza, asiga Mwuka Wera, akomeza kwamamara. Ariwe ageze mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese. Turacyamuvuga, ntabwo tuzareka kuvuga Yesu, tuzakomeza kumuvuga. Umva akantu gatangaje kuruta ibindi, nitunapfa tuvuye muri ubu buzima, muri uyu mubiri, tuzakomeza kumuvuga. Murindi mwiza aravuze ngo ngende umukristo, ngo maze nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa. Umva impamvu azagira ibyishimo, nuko Yesu atayigeze apfa ngo arangire. Yesu azaba amusanze. Yesu ari mu buzima buzima. Yesu ni muzima. Yesu aracyariho. Nubwo abantu benshi bazi ko yapfuye, ariko yarazutse. Nyuma yo gupfa yarongera azuka. Ntiyazukana inzigo, niko umuririmbyi yavuze, azukana imbabazi. Haleluya. Ajya iburyo bw'Imana Data wa twese. Ubu ngubu ni hari, ubu ni hari. Mubwire Yesu arumva. Kuri 60 yaravuze ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe. Ibikubabaza n'ibigutera, rero Yesu aracyahari. Impamvu rero natangiye mvuga ngo namaze kumenya icyatumye nza mu mugambi w'Imana. Ndumva nshaka gushyiraho ibihe byo gusengana nawe. Uyu munsi ndumva nshaka gusengana n'abakobwa bakeneye gushaka. Nkumva nshaka gusengana n'abantu b'abamama bakeneye kubyara. Ndumva nshaka kubihuza. Gushaka ni kimwe no kubyara ni ikindi. Mu buzima busanzwe hari ibintu abantu bajya bibwira. Umuntu akibwira ngo njyewe nimara gushaka bizaba birangiye. Umuntu akibwira ngo ubwo ndi umukobwa nta kibazo na kimwe. Ariko kuko Imana yamamagaye ikambwira ngo wenda guhamagaye, kandi wibuke ko njyewe mu bantu bazi ubuhamya bwanjye nahumye mfite imyaka 8. Nyuma y'imyaka 8 mu myaka 9 niho nahawe iri sezerano. Imana ivugana nanjye irambwira ngo ninjye wemeye kuhuma. Narabyemeye kugira ngo uzankorere umeze gutyo. Yewe nanjye byari bikwiriye ko ndeba, ariko siko byagenze. Byari ngombwa ko nanjye mvuga turi kurebana, ariko siko byagenze. Umwami Imana yamamagaye gutya kugira ngo uzamenye ko Imana ikoresha abantu bo mu buryo bwose. Umwami Imana amaze kumamagara rero yarambwiye ngo nzasengera aba bantu muri ubu buryo butandukanye. None uyu munsi kuri iyi tariki sinzi umunsi uzabonaho iki kiganiro, sinzi umunsi uzafatanya nanjye gukurikira aya masengesho cyangwa ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none mbitambukije, ndashaka kubana nanjye maso. Sinzi impamvu yatumye Imana ivuga ngo nzasengera abakobwa muri iyo myaka 8. Nari nyiri umwana muto, narasobanukirwa iby'ubuzima, ariko uyu munsi Imana umva kandi kantu ijya mu rugo yarambwiye ngo nguhaye gushaka kugira ngo uzamenye uko usengera cya kibazo kingo. Iyo nkomeza kubisengera narabyinjiramo, ne kwifata nk'ibyoroshye. Iyo
ntaza kuba umukobwa mukuru ngo menye ukuntu mukumi bigora, ntabwo uri kumenya umutwaro wo gusengera abakobwa. Ariko kubera ko mbizi neza, nanjye nabanje guhugurwa muri bwa buryo nababwiraga, nkinjira mu buzima bw'abakobwa nkabikurikira nkabimenya, nkinjira mu buzima bw'urwo nkabikurikira nkabimenya. Uyu munsi niyo mpamvu nshaka gusengana nawe, kandi iyo ntabyara wenda sinari buze gusenga neza mpaye agaciro iby'aya masengesho cyangwa icyo Imana yamamagariye. Ariko kubera ko nabyinjiyemo nkabitambukamo, ndashaka kugufata akaboko wowe. Ndumva nifuje kukurandata muri urugendo rugana Siyoni. Ndumva nifuza kugufata kugira ngo dukomezanye, yo tugendane ngugeze ku musaraba, tugendane. Hari igihe umuntu agera mu gikombe baka, Bibiliya irambwira ngo iyo abagenzi bageze mu gikombe baka bagihindura ahantu h'amasoko. Hari igihe ugera mu gikombe baka, igikombe baka cyaba igikombe cyo kubura urushako, igikombe baka cyaba icyo kubura urubyaro. Uyu munsi nibyo turi busengere. Iki gikombe rero kijya kigera ku umuntu ajya kinjiramo. Hari abakobwa bakigeramo igikombe kugira ngo bagihindure kikabahindura. Hari abasore bakigeramo iki gikombe kugira ngo bagihindure kikabahindura. Hari abagabo n'abagore bagiramo iki gikombe cyitwa baka aho kugira ngo bagihindure amasoko kikabahindura. Ariko njyewe naje kugira ngo nkurandate, niko narimvuze ngo dukomezanye urugendo. Hari impamvu Imana Data wa twese yemeye ko uyu mwanya wumva iki kiganiro. Hari impamvu Imana yemeye ko tuganira aya magambo. Hari impamvu Imana yemeye kubyumva. Mu buryo bwo guhinduka n'igikombe, hari amajwi agenda akubwira ngo subira inyuma. Ba Parole bakakubwira, ugeze mu gikombe cy'ishidikanya Mana bakubwira ngo hakana Imana. Inshuti za Yobu ngo igihe cyarageze ngo ziramubwira ngo hakana Imana yawe wipfire. Batangira kumva abona amagambo meza yo kubwira bamurwanyaga. Inshuti mbi zaraje n'umugore amuvaho baramubwira ngo hakana Imana. Ariko ndakwifuriza kumera nka Yobu mu gihe cyawe, ntuve ku Mana, ntuyihakane, ntuyirekure, ukomeze uyiringire. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uhahirwa umuntu wiringira Uwiteka akamubera ibyiringiro, ku iherezo azanesha. Narimvuze ngo rero iki gikombe kijya gihinyuza abantu benshi, abakobwa kikabahinyuza, hakaboneka abasore baza bati ko ufite imyaka 30 reka twisingire. Hakazamwe abagabo bavuga ati kumaze kugira 35 baretse tukibyarira umwana. Abagabo bakatangira kubaca inyuma, ati ubundi katabyara, ati ubundi se naba ngukurikiye mwiki, ubundi ko nta mwana. Umudamu akaboneka bagenzi be ati jya mu bapfumu, akaboneka bakuru be batijya mu bapfumu. Hakaza inshuti inka zazi nizageze kwa Yobu. Ariko muri uyu mwanya ndakwifuriza kumenya neza, hari ibintu utasobanukiwe n'ahandi hantu na hamwe amahoro aturuka. Wabyara umwana bapfumu babikubwiye, ariko kubera ko atari Imana imuguhaye, burya mwana yakurana kamere, yakurana imyuka mibi, yakura afite karande. Nubwo yakitwa wawe, ariko hari igihe atazakugeza ku mumaro wawe. Reka nkubwire ikintu cyiza, ahirwa umuntu wiringira Uwiteka Imana akamubera ibyiringiro, ku iherezo azanesha. Washobora gushaka umugabo mwishingiye, ariko kubera ko atari iby'Imana yaguteguriye byakugora. Ariko Uwiteka yavuze ngo ndakubakiye. Nubwo urugo rwazamo intambara, Imana iba yaravuze, kandi Imana izitangira ry'ubuzima bwawe burya bwose no mwiherezo bigenda neza. Wirinde gutangira urugendo rwo kubaka urugo Imana mutari kumwe. Nubwo bigoye, Imana ntabwo ikangwa n'imyaka, ntabwo ikangwa n'igihe umaze. Igihe kimwe inshuti ya Yesu Kristo yarapfuye, ariyo Lazaro. Batuma kuri Yesu baramubwira ati Nyagasani, inshuti yawe yapfuye. Baramubwira ngo atebuke. Mbere yuko apfa baramubwiye ngo ararwaye. Mu burwayi bwe Yesu ntiyaza. Amaze gupfa baramubwira ngo yapfuye. Ngo amaze iminsi nari mu gituro, ngo Yesu araza. Kubera ko Yesu agenda kigabo, Yesu agenda nk'umutware, Yesu agenda nk'umwami, Yesu agenda nk'umunyembaraga, Yesu agenda nk'umunyacyubahiro, ahaguruka nk'umunyamaboko. Kandi reka nkwibutsa aka kantu, uko ufashe umwami Imana
niko aza. Numwemera nk'umunyantege nkeya niko azahaguruka, niwemera kazazana niwe nikazaza. Ndakwifuriza kumenya Imana mugendani ariyo, ndakwifuza kumenya Kristo waguhamagaye uwo ari we. Ntagakangwa n'imyaka ariko nari nkubwiye, ntakangwa n'igihe umaze ku musozi, ntakangwa n'abakuroze, ntakangwa n'abanyagosenge bakwatuyeho ya magambo, ntakangwa n'abasobanyi bakwatuyeho ya magambo, nagakanzwe n'ibyo papa we bavuze. Njye papa wanjye yaranyanze, aravuga ngo ntago nzashaka kuko nari maze guhuma amaso, avuga ko nta na kimwe nzimarira, avuga ko atazagera aho ugera n'igihe ngo byibura hagaragare n'umuntu ufata ku ngufu antera inda. Ariko siko byagenze, kuko nari nzi Imana nakurikiye, nari nzi Imana dukora ni ariyo, nari nzi ubumana bw'iyi Imana. Hari abantu bakurikiye Imana batazi ubumana bwayo. Imana igifata ikintu kidashoboka ikagihindura igishoboka. Ibyo nibyo nshatse kukubwira, ko nanjye amaso yanjye atabonaga, nta sura nari mfite, nta shusho, sinigeze nsenga ngo Imana impe umugabo kuko ntari mukwiriye. Ariko mu gihe cy'Imana no mu mugambi wayo uko yari yabiteguye, yari yavuze neza ko nzashaka. Iyi nubwo amaso atabona, ariko mu bihesha Imana icyubahiro nuko nanjye nari kwambara ivara, nanjye nkavugirizwa impundu. Nubwo papa yari yashatse kunyica akavuga ati ntazabaho, ntago azashaka, igihe kimwe tisimbyari ikigihumyi, akanyita amazina atandukanye, ariko kuri uyu munsi ndi umwana, nanjye mfite agaciro kuko nanjye mfite abankomokaho. Ndagira ngo nkwinginge rero, wenda Imana impamvu iduhuje, impamvu Imana yemeye ko tuvugana, nuko izi ko hari wari wacitse intege, wageraga mu nzu wenda uribanura muri geto ukabona bitazakunda, wajya mu kazi ukabona bitazakunda, ugatangira kwicuza ngo ndakorera iki ko ntari kubona umugabo, tangira kwicuza ngo ndasengera iki ko ntari kubona umwana. Yewe nshuti yanjye, reka nkubwire ubumana bw'iyi Mana, biragusaba ikintu gikomeye, kuyigirira icyizere, ukirinda kuyibangikanya, ukitandukanya n'ibyo ngibyo, ibitekerezo bibi, ayo majwi akongorera muri icyo gikombe akubwira ngo dore umaze imyaka 20 ushatse ntago uzabona umwana. Burya icyari kigoye si uko umaze iyo myaka yose, ahubwo igikomeye ni ukumenya Imana mwavuganye. Sinzi rero niba ubizi neza ko ari Imana mwavuganye. Umva reka nkubwire, Imana ivuga rimwe cyangwa kabiri ndetse ikarenzaho. Ndakwinginga wowe unteze amatwi, wowe unyumva, wowe ushaka kubona Imana, yigirira icyizere, nuhanga amaso ku bantu. Yego abantu baravuze koko nibyo, ariko Imana yavuze ikirenze cy'abantu bavuze. Ibuka ko hari abo mwavukiye rimwe bategeze bashaka bagapfa bakiri bato, ariko wowe kuba icyambere Imana aragikoze ikakugira uwo nguwo uriwe, bigutera ibyiringiro. Reka tuganire ijambo, twinjire mu ijambo turisengeremo, ubundi dusengana Imana. Tuganire ijambo ryo muri Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa 2. Reka dusabe umuntu ugiye kudufasha kurisoma, ari dusomere udutegura imitima yacu ngo dusenge Imana, kandi ndabizi mu gusenga kwacu hari Imana iri bukore. Karibu umuvandi mugiye kudufasha gusoma. Mu izina rya Yesu, ijambo ratubwiye ngo bakundwa, ubu turabana b'Imana. Amen. Ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Amen. Kuko tuzamureba uko ari, tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari. Imana yashishimye cyane. Amen. Haleluya. Iri jambo ratubwiye ngo bakundwa, ubu turabana b'Imana. Nubwo uko tuzasa kutarerekanwa, uyu munsi uko usaba mukorana barakureba. Uyu munsi uko ugenda abo mugendana barabizi, uko uryama abo muri kumwe barabizi, niba usinzira cyane. Ariko ejo uko uzasa ntago kurahishurwa. Umva ikintu nshaka kubwira kuri iki kintu, uri umwana w'Imana. Tangira witoze kugenda nk'umwana w'Imana. Kandi burya iyo umwana afite umubyeyi, ku bantu bafite amahirwe yo kuba barabyawe n'ababyeyi bafite imbaraga z'uburyo bw'amafaranga, aragutekerereza, agutekerereza ibya none n'ibyejo hazaza. Umubyeyi wawe ahora yifuza ko wakiga mu kigo cyiza, ko wakora mu kigo cyiza, ubona akazi ahantu heza, ndetse niyo utangiye kurya agutekerereza ibyo kukugaburira. Niba ukiri mutoya agutekereza ibijyanye n'uko ungana, wamara gukura akagutekereza ibijyanye n'uko ungana, hanyuma washaka agakomeza gutekereza. Burya abana bajya bacuka, ariko nta mwana ucuka kuri nyina. Igihe cyose niyo ufite imyaka 50 ugifite
ufite mama afite imyaka 70 ntabwo ushobora kumwubahuka ngo umuhamagare mu izina, umuhamagara mama. Impamvu nta yindi nuko igihe cyose umubyeyi wawe ahora gutekerereza ibyiza. Umva icyo nkwifurije rero muri uyu mwanya, ndakwifuriza kumenya ko uri umwana w'Imana. Haleluya. Nkuri umwana w'Imana kandi Imana yaguteguriye ubuzima. Haleluya. Yateguye ubuzima uzabamo, nubwo uko bizagenda utarabimenya, uko uzasa nubwo bitarerekanwa. Mu buryo bwa Mwuka Wera abantu bakunda gusobanurira ijambo bakabirivuga mu buryo bwa Mwuka Wera, uko tuzasa ni kurerekanwa, bakabivuga babisanishije n'ijuru. Kuvuga ngo uko tuzasa ni kurerekanwa, bashaka kuvuga ko mu ijuru tuzahindurwa tugasa na Kristo Yesu. Yego nibyo, nanjye niko mbyemera, ariko uko tuzasa n'ejo hazaza, uko uzamera 2025 nta muntu ubizi, nawe ubwawe ntabwo ubizi. N'abahanga bize cyane bashobora kugenekereza, ariko nta muntu uzi neza uko nyuma y'umwaka umwe azaba ameze. Nta n'umuntu uzi neza uko nyuma y'imyaka 2 uzaba umeze. Umva nkubwira akantu, amahirwe amwe tugira abakristo b'abanyamasengesho, Imana iratubwira ikatubwira n'ibyo mu myaka izaza. Nicyo nkundira Imana, irakumenyera ikakumenyera mu myaka 2 3 iri imbere kugeza mu masazire yawe cyangwa masaziro. Kandi Imana yaneguriye ejo heza. Reka nkubwire, Satani yagiye yubaka ubuzu budafututse ku buzima bwawe, yagiye arema ubutsiko budafututse ku buzima bwawe, akagutegurira urupfu. Ariko nagira ngo utangarize ko hari Imana ikuzi, Data wa twese mwiza. Ni kumuririmbyi yavuze ngo ni Data wa twese mwiza, azi intege nke zacu, aratuguyaguya nk'abana be, akaturinda Satani. Umva kakanu, ijambo ry'Imana tubwiye ngo turi abana b'Imana. Mu by'ukuri atari umubyeyi watewe na Satani. Ntabwo umubyeyi yabyara umwana ngo amujugunye. Bene Data, umwana araryoha, umwana arahenda, nta n'ahantu wamugurira. None wowe niki gitumye wiganyiriye kuri umwana w'Imana? Umva ayinda afashijwe. Turi abana b'Imana, uko tuzamera ni kurerekanwa. Abantu baturebera mu ishusho y'uko turi none, bakarebera ama blessing muri context y'uko ari none, ariko uko tuzamera, haleluya, ntabwo kurerekana. Ayi wenda afashijwe. Amina. Turi abana b'Imana. Uyu munsi turandeba ukabona nduyu, ariko papa ni umwami. Ndakwifuriza kubwira umutima ngo tuze. Ayi watuze umutima, uri umwana w'Imana. Ubwo bushomeri bwuhiga bwibagiwe papa. Papa yishyuye konte y'ubuzima bw'igihe cyo. Haleluya. Papa yishyuye igihe cyose, yishyuye ubuzima bwawe bwose. Niyo mpamvu abantu basinya ngo nubeho bugaca bakabona uri kujya, kuko Data wa twese yasinye finali y'ubuzima. Ni uzi uko bizagenda, nubwo urugamba rwakomera, nubwo intambara zabaho, ariko uri umwana w'Imana. Kandi Imana Data, ubwo uri umwana wayo, ikeneye kugira umwana nayo ikagira umwuzukuru. Ubwo ari Data, Imana ari Data wa twese, ikeneye kugira abakwe nawe ugashaka. Reka nkwinginge ngo ubwire Imana ngo ndi umwana wawe, kandi ubwo ndi umwana wawe ntundeke, ntumbe kure. Injira mu gihe kiza ko gusengana nanjye. Tegurira umutima wawe gusenga, urira amarira y'ibyishimo imbere y'Imana, wibwire ngo nanjye ndi umwana wawe. Haleluya. Tangira witoze kurira amarira y'ibyishimo. Umva bene da, ntimukajye murizwa n'ibibazo ngo murizwe n'intambara. Turi abana b'Imana, niko narimvuze. Ngo n'abasatani barahari. Hari abantu bakorera Imana, hari n'abatazi uwo bakorera. Burya rubizi ko hari abantu batazi uwo bakorera. Twebwe dukorera Imana. Imana yaraduhamagaye, twitaba Imana tukiriho, twemera kuyitaba, turavuga ngo turaje. Niba nawe uje rero nk'umwana w'Imana nzi imisumba byose, ndakwinginze nusenga ujye ubwira Imana ngo ni wowe Data. Mujye mushyiraho komenti dusobanure ku ijambo tumvishe neza. Turi ku Ifunguro TV, ryubaka ubuzima, ryubaka ubugingo, ryubaka agakiza kacu. Ijambo umukozi w'Imana azavuga ridasobanutse utumva usobanukiwe, uzaze turisobanure. Uzaza gute? Uzandika komenti utubwire dusobanure. Ayiwe, hari ibintu bijya bifasha umutima wanjye, ariko mu bintu binkomeza nuko Imana ari Data nabyo bijya binezeza umutima wanjye. Nawe rero Imana ni papa. Imana ikeneye abakwe. Injira imbere ya papa. Ayiwe, umubwire byose. Imana ikeneye abuzukuru. Egera papa umubwire byose, umubwire ati nanjye nkeneye umwana. Iki nicyo tugiye gusengera. Fatanya nanjye gusenga, ubwire Imana. Niyo wasenga imyaka 10 udafite kwizera, ndagutangariza ko nta kintu cyahinduka. Mu bintu Imana yacu ikunda icyubahiro. Mu bintu Imana ikunda amashimwe. Ndakwifuriza rero kugirira Imana icyizere.
mu cyubahiro cyayo harimo kuyizana no kuyiringira, ukayitegereza ukayihanga amaso, ukayibwira ngo ni wowe data. Reka dusenge Imana rero, niba wizeye ko data wa twese nta kintu ataguha, niba wizeye ko data wa twese afite amafaranga, niba wizeye ko data wa twese afite uburyo ajya yubaka ingo, niba wizeye ko data wa twese akuraho karande, niba wizeye ko data wa twese atanga gutwita umuntu akabyara agaheka umwana akavuza impundu, ibi bintu bigirira icyizere ko Imana yabiguha kandi ikabikora neza. Reka dusenga Imana. Uri data wa twese mukiza, uri Imana ikiranuka. Ndagukunda. Kimwe mu bintu ngukundira nuko waduhaye Kristo Yesu umucunguzi. Ikindi ngukundira nuko Yesu ataheze mu mva akazuka tukaba turiho turaganwa ubugingo nawe. None imbere yawe maze kumva mu mutima wanje, umutima wanje umbwira ko hari abantu bapfukamye bakeneye gushaka. Uri Imana itita ku myaka, kandi Bibiliya ivuga neza ngo ikigore cyose cyaremeye ikigabo cyacyo, n'ikigabo cyose cyaremeye ikigore cyacyo. Nijoro n'ijambo ryawe ribivuga. Hari abakobwa bakeneye kugirirwa neza, bari bamaze iminsi bagutegereje ariko bari baragutakarije icyizere, bari bazi ko bidashoboka, bari bahagaze ku musozi bavuga ngo byararangiye, bari bari kuvuga ko byahindutse, ko amaboko yawe atakibarambukiye. Hari ibyari byabasumiye bibambura ibyiringiro, bibambura kwizera. Uko niko hari abagore bategereje igihe kirekire, hari ibyabambuye ibyiringiro bibakuriraho kwizera, babonaga ibintu bitazashoboka. Ariko kubera ko tubonye ingero nyinshi zifatika z'ahantu Kristo yagiye yinjira agahindura ibintu bikaba bizima, agahindura amateka akemera. Imana data wa twese, rambura ikiganza utegeke, turi abana bawe. Kandi Bibiliya ivuga ngo nta mwana wasabye umubyeyi ifi ngamuha inzoka, wamusabye umutsima ngamuha ibuye. Nsabye abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo, abariho karande zo kudashaka, bariho karande zo kutabyara, ndategeka karande zose guhunga mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera w'Imana nategerekera abantu kugirirwa neza, mugisha w'Imana numanukire ku bantu bawe. Mbaraga z'Imana nizimanuke gutanga abana. Turi muri uku kwezi kwa gatandatu, nyene andi mashimwe mu kwezi kwa gatandatu kundi mwaka. Data wa twese, negeze nkubona ubikora, hari benshi twasenganye urabikora. Rambura amaboko abakobwa bamaze igihe kirekire bagutegereje, bari ku musozi wa nibishoka. Nari nkubwiye ngo urambure amaboko abagore bari bamaze igihe bategereje kubyara, bari ku musozi wa nibishoboka. Rambura amaboko yawe utanga ibintu binezeza imitima yabo. Nari nimo kuvuga ngo kukwiringira no kukwizera mwami batabifite byagorana kubatabara, ubashoboze kwizera no gukiranuka. Ndagushimiye kujya gukora imirimo myiza. Nari nakubwiye ngo ni mwaka nk'iki gihe nzabona amashimwe. Bikorere byose kwiyubahisha. Urambura amaboko yawe, weshe izina ryawe icyubahiro, urwana intambara nziza. Fata umwanya wa mbere, umwuka wera w'Imana nayobora imitima yacu, narwana urugamba rwiza. Mwuka wera w'Imana nayobora abantu bose biringiye Imana. Imirimo y'Imana ikorwe, ibitangaza bikorwe. Ndagushimiye ko ushyigikiye abantu bawe bagiye kuzashima amashimwe atandukanye. Kandi Ifunguro TV turagutegereje, komeze kutugirira neza. Urakoze kubyubishe ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Murakoze cyane bakunzi b'Ifunguro TV. Ndagira ngo mbasabe comment zanyu, zirafasha cyane, kandi mukore like, share kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwaguka ku buzima bwacu. Comment zanyu zatuma dushyiraho umunsi wo gusengera ibyifuzo. Hanyuma mwebwe mwese mufite ibitekerezo mubitugezeho, ibyifuzo mubitugezeho, ibibazo mubitugezeho. Turi hano kugira ngo twubake ubwami bw'Imana ku buzima bwanyu. Rero yari Ingabire Mukamunezi Francine, channel ni Ifunguro TV. Mwakira umugisha w'Imana, buri wese umutima utuze, Imana izatugirira neza. Ibiganiro byacu ni buri munsi. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.